Ahani Kuburezi Official TV. Ahani Kuburezi Official TV. Subscribe, maze ibiganiro bizu bibo. Hari ibintu ushobora kubabarira ariko hari n'ibindi umutima utabasha kwakira na rimwe. Nshuti bakunzi bacu rero, bakunzi b'urubuga rw'uburezi, cyane cyane abakunda uburezi Official TV, uyu munsi tubafitiye inkuru tugiye kuganiraho. Mu by'ukuri ni inkuru iri emotionnel cyane. Abakunda inkuru nk'izo ngizo nyabona mukomeza kudukurikira kugira ngo mugire inyigisho mukuramo. Ni inkuru rero yabayeho, ntabwo hari inkuru mbarirano cyangwa se inkuru mpimbano nk'igitekerezo. Ni inkuru yabayeho, inkuru y'umugabo witwa John ndetse n'umudamu we Mariette. Hanyuma kandi hakaba murumuna w'umudamu we cyangwa se muramu wa John witwa Marianne. Iyi nkuru nimuyikurikirana neza murakuramo amasomo akomeye. Mu by'ukuri murasangamo ubutwari bwa Mariette, uburyo yabashije kwitwara mu bibazo byose yagiye ahura nabyo, ibyo yatejwe na murumuna we ndetse n'umugabo we. Tekereza gutanga igice cy'umubiri wawe kugira ngo ukize umuntu ukunda, hanyuma nyuma gato ugasanga uwo muntu ari kuguca inyuma kandi si we wenyine, ari kumwe n'umugabo wawe. Munyumvire namwe, iyi si filime, ni inkuru y'ukuri ishobora gutuma wibaza byinshi ku rukundo, ku muryango no ku buhemu busigaye bukorwa n'abantu muri ibi bihe bya none. Muri ibi bihe rero ntabwo biba byoroshye, abantu benshi barahemuka, baba abagabo, baba abagore, baba abasore, baba inkumi. Mu by'ukuri hari igihe ureba ibintu biri gukorwa muri iyi minsi ukumirwa. Nta muntu ukizirikana uwamugiriye neza, ntawe ukizirikana uwo bari kumwe, nta mugore, nta mugabo. Muri ibi bihe usanga abantu bose barabaye nk'inyeshyamba. Nta muntu mu by'ukuri ukora ibintu bizima, ahubwo wagira ngo shitani yarabigaruriye bose. Uyu mugore yafashe icyemezo gikomeye kurusha ibindi byose mu buzima bwe, guha murumuna we impyiko kugira ngo amukize. Mu by'ukuri Marianne yari yararenze, afite ibibazo by'impyiko. Nyuma rero baza gusaba ko iyi mpyiko ye yasimbuzwa, ariko abura umuntu wamufasha. Mukuru we Mariette yemera kumuha impyiko, aramufasha, yemera ko impyiko ye bayikuramo bakayishyira muri murumuna we Marianne wari umaze kuremba bikomeye. Operasiyo zarakozwe, bajya kwa muganga, impyiko bayikuramo, bayimushyiramo, iyari irwaye bayivanamo. Ariko ikintu gitangaje muri buze kumva ni uburyo Marianne yaje gukira, hanyuma agatangira guhemukira mukuru we wamugiriye neza, bigeze aho ngaho kugera ubwo yemera ko urugingo rwe barumukuramo bakarumuha. Nubwo byababayeho ari abavandimwe, uyu mugore avuga ko yumvaga ko amaraso bahuriyeho ahagije kugira ngo yigomwe atyo. Nyuma yo kugeza ku mugabo we igitekerezo cyo gutanga impyiko kuri murumuna we, yabimushyigikiyemo mu buryo bwose, amwizeza ko ari kumwe nawe muri urwo rugendo rukomeye. Operasiyo zarakozwe rero, impyiko iratangwa, bajya kwa muganga. Nyuma yo kuva kwa muganga rero baroroherwa, abarwayi baranakira. Hanyuma nyuma y'ukwezi kumwe bakize, barasubiye mu buzima busanzwe. Ukwezi kumwe gusa ibintu byose byarahindutse. Rimwe telefone y'umugabo we yakiriye ubutumwa, ariko yakira ubutumwa atari hafi kugira ngo abusome. Umugore we rero Mariette yaje gusoma bwa butumwa. Mbaza ngo ubwo butumwa bwari mwiki? Ubu butumwa bwarimo amagambo meza birumvikana kuri nyamugabo John, ariko kandi bukabamo amagambo ateye umujinya, ateye agahinda kandi ateye akababaro kuri Mariette wari umaze kubusoma. Mu kubusoma rero yasanze hari ubutumwa bumubihiye, ubutumwa bwa kasamutwe, ariko arashinyiriza arabusoma. Yarabusomye rero asanga ni ubutumwa buvuga buti: mbese rukundo rwanjye tuzongera duhure ryari,
duhurire muri ya hoteli nziza, ndagukumbuye. Nyuma yo gusoma ubwo butumwa, Mariette yarababaye cyane, yarahindutse arababara ariko arashinyiriza arihangana. Yaritonze rero asoma n'ubundi butumwa bwinshi Marianne yagiye yandikira John, asanga mu by'ukuri bari bamaranye igihe kitari gitoya ariko arihangana. Bwari ubwa mbere havumbuye amayeri yo gucana inyuma hagati ya murumuna we ndetse n'umugabo we John. Yaritonze arasoma byose arabisoma, dore yuko umugabo we atari hafi, nta nubwo yaketse yuko wenda Mariette ari buze kumusomera ubutumwa cyangwa se kuba yakinisha gufata telefone ye, dore yuko ibyo bintu ngo bitababagaho. Uko yabusomaga rero niko yarushagaho kumenya ukuri. Umugabo we na murumuna we bamaze amezi arenga 6, amezi 6 yose bakundana mwibanga, kuko mu gusoma ubutumwa yarebaga amatariki n'amasaha ubutumwa bwahagereraga. Mariette rero avuga yuko batangiye mu by'ukuri urwo rugendo rw'ubucuti bwabo bw'umwijima mu gihe cy'amezi 6, ariko we yabimenye nyuma y'ukwezi kumwe bose bavuye mu bitaro ngo bamaze koroherwa. Bishatse kuvuga yuko rero na mbere yaho Marianne na muramu we John batangiye urwo rukundo rw'umwijima, na mbere yuko bajya mu bitaro, na mbere yuko mukuru we Mariette amuha impyiko. Nyuma y'aho avumburiye ko bari bamaranye igihe nibwo isi yamubanye ngari. Tekereza nawe, umugabo bari bamaranye imyaka 9 yose, barabyaranye abana, ndetse na murumuna we yitangiye kugeza naho amuha impyiko. Bose bamuciye inyuma mu buryo wagira ngo ahari hari igihano bamuhaga. Nyamara bombi yari yaragerageje kubabanira neza, nta n'umwe mu by'ukuri yigeze abanira nabi. Yarababaye cyane rero arakomereka, ariko ntiyahise abivuga. Burya rero abantu bararutana. Uyu mugore Mariette yagaragaje kwihangana no gukomera cyane ku mutima, maze hategura bucece umugambi utangaje. Yabatumiye bombi ku ifunguro ry'umuryango nimugoroba. Buri wese yitwaje inseko, ariko mu mutima we hari igisubizo gikomeye cyari kibategereje. Igihe bari ku meza bamaze gufungura no kuganira, yabanje kubaganiriza anabereka ubutumwa bwari muri telefone ye, dore ko yari yaranabwiyoherereje. Yaba umugabo we John ndetse na murumuna we Marianne bakubiswe n'inkuba, babura aho bakwirwa, birabayobera. Ariko Mariette ababwira ko nta kibazo biteye. Uko kubabwira ko nta kibazo biteye noneho byarushagaho kubaca intege no gutuma barushaho kuremba, kubera mu by'ukuri icyaha bishinjaga mu mitima yabo, culpabilité. Kuko ahari bibwiraga yuko ari bo batakane amahane kugira ngo babone icyuho cy'uruvugiro, ariko we abarusha ubwenge, akoresha umutuzo, babura byose. Ibi bintu Mariette avuga ko byamukomerekeje cyane, bikamutera intimba ikomeye, hafi yo kwicuza icyatumye aha impyiko murumuna we. Ariko byagezeho arabyakira ndetse aranababarira, kubera impuhwe zituruka ku bugwari murumuna we yagize n'ibyiza byose yamugiriye. Mariette mu buhamya bwe avuga yuko mu by'ukuri atiyumvishaga yuko umuntu yagiriye neza akamuha impyiko ye yamukorera ibintu nk'ibyo ngibyo. Agaruka kandi ku mugabo we akavuga ati mu by'ukuri ntabwo cyewe niyumvishaga yuko umugabo twabyaranye abana, umugabo twari tumaranye iyo myaka yose igera muri 9 yankora ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari amasomo rero dukwiye gukura ahangaha. Iyi nkuru itwigisha byinshi. Ubwa mbere, umuryango ni ingenzi, ariko ntibivuze ko buri wese awukwiye. Icya kabiri, urukundo rushingiye ku kuri no ku cyizere. Iyo ibyo bibuze byose birasenyuka.
ariko ikirenze byose ubuhemu ntibwihanganirwa, cyane cyane iyo buvuye ku bantu bawe ba hafi. Tekereza ibi ngibi, aba bombi ntibari basanzwe ari abantu basanzwe, bari mukuru n'umurumuna bava inda imwe, kandi umwe yari amaze guha undi impyiko ye, igice cy'ubuzima bwe. Iyo ugeze aho uhemukira umuntu wakwitanzeho igitambo kugeza aho aguhaye igice cy'umubiri we, uba urenze imbibi z'ubumuntu. Nk'uko mumaze kubimenyera, inkuru n'ibyegeranyo bitegurwa n'Uburezi Official TV ntabwo birangirira aho, ntabwo bigenda gutyo ngo dusoze nta masomo dutanze. Hari inama rero, hari n'amasomo dutanga. Irinde guca inyuma uwo mwashakanye, nta na rimwe bigira iherezo ryiza. Wubaha umuryango wawe, ariko ntukemere guhohoterwa mu izina ryawo, kandi ikiruta byose jya uha agaciro uwakwitangiye, kuko si buri wese wabikora. Hari ibikomere bikira, ariko hari n'ibindi bigusigira isomo ubuzima bwawe bwose. Abantu bakwiye kurinda amarangamutima ya bagenzi babo. Burya urakabona ibintu biba ntubimenye, ariko iyo ibintu nka biriya Mariette yahuye nabyo bimenyekanye birababaza cyane. Aba bantu barahemutse cyane mu buryo bubiri butandukanye. Uburyo bwa mbere ni uko bagiranye umubano ukomeye batabyemerewe, kugeza n'aho basigaye bajya kurara mu mahoteli. Uburyo bwa kabiri ni uko batashoboye kurinda umubano wabo kugeza ubwo amabanga y'amafuti yabo amenyekana. Nubwo Mariette avuga ko murumuna we n'umugabo we bafashwe bataramarana igihe kirekire, wasanga mu myaka 9 Mariette yari amaranye n'umugabo we, hafi ya yose bari bibereye kumwe na Marianne murumuna we. Ibi rero bishatse kuvuga ko iyo John aza kwitwararika cyangwa Marianne ntiyohereze ubutumwa nka buriya, inkuru nk'izo ntaho zari guhurira na Mariette. Ariko byarangiye byose bigiye hanze, aba arahababariye cyane. Dusoje tubashimira rero, ariko kandi tunashimira cyane uwirengagije ibi byose yakorewe, byose akabishyira iruhande, agatanga imbabazi, kuko si buri wese byashobokera. Uwagize ubuntu niwe ubugirirwa, yarakoze cyane. Ariko kandi n'abandi bahagarikira aho, ahubwo bazakomeza kumusaba imbabazi, kuko baramuhemukiye cyane. Niba hari inama cyangwa inyunganizi mwakongera ku mwanzuro Mariette yafashe wo kubabarira, nubwo avuga ko ku mutima na n'ubu hatarabasha kubyakira neza, mwazimugira rwose. Ariko kandi ntimwibagirwe n'umugabo we John, kuko John mu by'ukuri ibyo yakoze ndakeka buri wese yabigaya, ariko mushobora kugira ukundi mwebwe mubyumva. Ubundi murumuna wa Mariette, Marianne, ndabizi abenshi baramucira urubanza, kuko mu by'ukuri bigaragara ko yabaye ikigwari. Kuba wahemukira umuntu nk'umuvandimwe wawe, noneho ukanamuhemukira yaragufashije, yarakuzuye, yaraguhaye urugingo rwe nk'imiziko, ukamuhemukira bigeze aho ngaho, mu by'ukuri ni ubuhemu bukomeye. Aho rero niho mushobora guhera mubagira inama, mukaba mwabafasha buri wese bitewe n'uko abyumva. Mubahane mu kinyabupfura, mubagira inama y'uburyo bashobora kubyitwaramo, y'uburyo bashobora gukomezanya umubano na Mariette bahemukiye bene ako kageni. Ngayo nguko rero mwari kumwe na Fidèle de Jésus. Iyi ni Uburezi Official TV, turabakunda cyane. Ciao ciao.